ahubwo reka twigire kwa bose babireba. Uyu mugabo rero yaririmbye ikizurubwa uririmba ajya ko ajya yindira. Icyo nzi nuko bose bavuga ngo bose babireba uzashima Imana. Nubwo rero nawe yagiye hose babireba. Uyu mugabo ashobora kuba torohewe cyangwa uyu muhanzi w'Ingimana Theogene ukunze kwitwa bose babireba, kugira ngo amaze iminsi burya rwose ku cyumweru Rwanda atazakandagira mu rusengero rwa ADPR. Ambwa ati kugiye kubera ibibazo n'ibyaha ukora turanatukuraana. Ariko se Bibiliya burani kwivuga. Bibiliya iravuga ngo mwumvishe ko bababwiye ngo mukunde ababakunda, ariko ngenda babwiye ngo ariko saba abapasiteri bo nibamiseka igoroye nabo nibacyahwa nabo bazashyirwa hanze, ariko nugashyigikire isi ya ADPR yarivuye mu bibazo na ejo bundi bari kwifunga. Ariko ibibazo ntabwo bisubizwa n'ibindi bibazo, ibibazo haza bindi bisubizo. Hajya Bibiliya ivuga iki ku muntu nk'uyu? Bibiliya ivuga ko nyine ubundi nta muntu wagakwiye kumucira urubanza, haracyahwa kwigishwa, ariko mu gihe birenze ntago nibuka ahantu byanditse bakamuhagarika akisubiraho. Oya, ntago nibuka ahantu neza byanditse, ariko haranditse ngo nuko Yesu yunama hasi atangira kwandika, aravuga ngo nuko utarakoze icyaha nagira ute namutera ibuye, uyubuye umutwe abura n'umwe. Wahindukirira wa mugore aramubwira ngo dore rero abakuregaga ntabahari, ntuzongere gukora icyaha ukundi, bose babireba utazabona ishyano iruta irya mbere. Ariko ntukarengere ibintu byo kudahana nawe. Ariko se reka nkubwire, reka manze some iyi nkuru tumugarukeho. Uyu mugabo ubusanzwe afite abana barenga 4 ku mugore we babana. Mu minsi ishize ngo yemerewe n'ubuyobozi bw'iri torero, yaranabyemeye. Iyi nkuru ariko ayikuye ko mbona ishobora kuza kuntaga. Wemeye ko yasambanye akabyara abana 3, gusa ntiyigeze asobanura ko yababyaranye ku mugore we cyangwa ku batandukanye. Urumva? Hamwe n'ibyo rero hakiyongeraho ibindi byaha ngo bitandukanye ngo yagiye akora mu itorero ngo rya ADPR ngo Kicukiro ngo rero umuhanzi ngo asanzwe abarizwamo ngo byafashe icyemezo cyo kumuhagarika, ndetse ibihangano bye ntibyongere gucurangwa mu nsengero z'iri torero kugeza asabye imbabazi. Ibyo bundi ariko aba nabo uramubona ari kumwe na Senderi hajye ubwo baririmba indirimbo bafitanye niba ngo yitwa ngukira. Nuko rero ngo hamwe Rubazinda uyobora urusengero bose babireba yabwiye ko itangazamakuru ko mbere yo kumuhagarika babanje kumubwira, ndetse nawe abemerera ko yaguye kubwo buriya by'abarokore, ubwo nuko baragiye mu byaha. Ikibi no kugwisha amazuru, ariko burya na Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi naho yagwa ntihazarambarara, ariko mujye mureka ko yaguye, maze bahitamo kumutenga kugeza ubwo nuko kumuhagarika kugeza ubwo azasaba imbabazi. Yagize ati twaramuhagaritse kubera ko yakoze ibyaha, muri make twasanze yaraguye, urumva, kandi tubimubajije nawe arabitwemerera. Bibiliya ikivuga yuko umuntu yemeye icyaha agasaba imbabazi azagira ute ayitande. Hanyuma tumubwira ko tumuhagaritse, ntabwo akiri umukristo wacu, azongera kuba umukristo wacu ari uko yamaze gusaba imbabazi. Urumva ni pastori itorero mu ruhame, ubwo azagenda ahagarara imbere avuga ati ngete wose babiri narasambanye, akanasaba imbabazi abo yahemukiye. Nibyo, reka tumanze twumve inkuru irambuye ate arega ari ukuntu abantu barenganywa, kandi Bibiliya iravuga ngo uzaca urubanza n'umwe n'Uwiteka. Haleluya. Muri Werurwe 2017 nibwo Imirasire ikinyamakuru cyandika kuri internet yagiranye ngo yaganira na Theo bose babirera, abazwa impamvu akunze gushinjwa ubusinzi n'ubusambanyi, maze avuga ko nyirabayazana ari bihangano yagiye akorana n'abahanzi bazwi nk'abaririmba indirimbo z'isi, bityo abantu bakuririra ku kantu gato. Kandi ngiye kuba narakoranye na Senderi nkuriya cyangwa abandi bahanzi n'amajingira ngo yakoranye na Majide Buraka wundi waririmbye ngurarira. Uyu mukozi w'Imana rero yavuze ko yamaze kwiyakira kuko ngo abona ibimuvugwaho byose byo kumuharabika ari ikigeragezo Satani yaba yaramwohereje ngo bimukure mu gakiza, ariko nk'umuntu wamaze guhishurirwa ibanga ry'agakiza arashikamye. Nuko kuba rero ngo aherutse kwemerera itorero rye
rero ko yasambanye akabyara ku ruhande abana 3 ni kimwe mu bigaragaza ko agenda abeshya ngo itangazamakuru rikoze kubyemera ni ukubeshya. Bose babiri rero uwo mugabo yamenyekanye cyane mu ndirimbo ingoma yawe niyogere. Urabona ikizurubwa bugacya handi yaririmbaga ngo nejo bugacya. Urumva gose mugabo yarafite nama ikora nawe hari gihe ari mu kigeragezo gikaze. Ura ntiyari kwihanura ntari mu kigeragezo gikaze. Yagiye rero agaruka mu itangazamakuru kenshi avugwaho byinshi bitandukanye ngira ngo mu minsi ishize no muri Nyakanga 2012 byigeze gukwirakwira hose ko uyu mugabo yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano nyuma y'umwuka utari mwiza wagaragaye kuri we no hagati we n'umugore we. Tugaruke kuri Theo bose babireba tumurenganure cyangwa twihe kumushinja ibyaha ariko icyo nzi cyo nuko ntabwo tumushinja twe turavuga dushingiye ku nkuru twasomye. Oye byo twashingiye n'ibindi byo twasomye ntabwo ariko biri ubwo ariyo kandi nkuru ivuga ko yemere n'itorero ry'igihugu ko yasambanye so gusamba utagiye kumubuza kumuvuganira dore ngo nguriya nawe ngo yigeze ngo gutanga ubuhamya ngo baramusambanye. Ni benshi bigize gutanga ubuhamya n'abandi bana bigiye gutanga hari abakobwa yakoresheje muri clip nabyo bagiye babigarukaho ni byinshi bagiye bagaruka kuri bose babiri ariko icyo mvuga babigarukaho batabigarukaho dida burya itorero rijya gufata kandi burya uko igihugu gitugira amahame yacu n'itorero rigira amahame yacu. Oya amahame nibyo ndabyumva ariko itorero bose babiri ntabwo ari wa mbere bahagaritse mu matorero. Oya nimba usenga itorero ravuga ngo umuntu wasambanye bamuhagarike ntazongera kuza gusenga. Wibyo ntabwo bamuhagarika hakuwe ujya umbeshya ngo uranasenga ariko maze kukuvumbura. Oye genda senga ariko ntabwo nishinzwe gucira urasenga ushobora kugenda nyine nk'abandi bagenda ariko badafite intego. Oya reka nkubwire umuntu kuba senga ntabwo bikwiye ko yakora icyaha. Kuba umuntu yakora icyaha ntabwo bivuga ngo uzane ishoka nk'umuntu w'umukiranutsi nka ambasaderi w'Imana avuga ngo genda ngo tumuhagarike. Mba nkubwire rero ndabizi umwadeperi rwose sinakubeshya ariko amahame yari amatorero uko ateye ntabwo bose babiri ariwe bigirijeho n'abazi benshi babikoreye. Nimba bamenye nimba waciye umugore wawe inyuma nimba wasambanye nimba wibye nimba wakoze ibindi byaha nyine bitandukanye bakabimenya bakagira ibimenyetso barakubwira ati rero twamenye ko wakoze ibi byaha n'ibi turaguhagaritse mu itorero. Ahubwo ntabwo ikibazo cyo kuguhagarika turaguhagaritse mu itorero wowe ubwawe numara kumva ko icyaha wagikoze uzagira commitment uzi imbere y'urusengero usaba imbabazi urusengero rwose upfukamira gusengera wongera ugaruka mu itorero umusengero yangu urabizi hari amatora ubwamwe namwe iyo ukoze icyaha nk'icyo mbere yo kubana gusubiza mu rusengero ngo baraza akakubatiza icyaha nuko bibeshye ubundi icyaha n'icyaha nta cyaha gito. Yesu ubwo yaravuze ngo ndakotinga Bibiliya ikoti yaravuze ngo mwumvishe ko bababwiye ngo ntimugasambane ariko ngenda babwira ko nurebye umuntu wundi akamwifuza abasambanye uwasambanye kuri nge ahwanye n'uwibye ariko abantu ntabwo uzapima ngo rero Didas nyine uvuga ngo Didas yatekereje gusambana ahubwo mu gihe wabikoze akaba ari igihe byose ngo ati Didas yakoze iki cyaha twe ntabwo turi mu mutima naho Imana. Ngiye cyo mbona nuko rwose wenda n'abantu bari kudukurikira batanga ibitekerezo ku buryo butandukanye kuri zira nimero yewe ntabwo shigikiye ko bose babireba wenda bamuhagarika ariko ni we wa mbere ariko ni amahame y'itorero ariko ko twifashishije ayo mahame y'itorero ko twese tuvuga ko tuvuga Yesu ko twifashishije ya nyigisho ya Yesu ngo aho yunamye akandika hasi nuko akavuga ngo utarigeze akora icyaha namutera bitandukanye ibyo bari bagiye kuri wa mugore wari usambanye bagiye kumutera amabuye birenze ubwo se gutera amabuye cyose Theo babireba. Oya ntabwo umutera amabuye ubu kumutera amabuye n'ibyuma ahubwo uriya mugore bari bagiye kumutera amabuye ngo apfa na cyacya ariko we bamuhaye umwanya wo kwitekerezaho no kwisuzuma akamera icyaha akagisaba imbabazi. Ubwo se kugutera amabuye birenze kugukura mu rusengero kugutera mu mabuye birenze kuvuga ngo ntuzagaruke mu rusengero ubaye igicibwa erega uriya mugore yabaye igicibwa. Umva bamuciye mu rusengero ngo ntazongere gusenga wazasenga ariko ari hanze y'itorero bishatse kuvuga ngo kuririmba ntazaririmba habaye igaburo ryera ntiyarijyaho nyine ni umuntu uraho ngo hano bamuciye bavuze ko atazagaruka mu rusengero twaramuhagaritse kubera ko yakoze ibyaha muri make twasanze yaraguye kandi tubimubajije nawe arabitwemerera hanyuma tumubwira ko tumuhagaritse ntabwo akiri umukristo wacu azongera kuba urusengero ni nka gare umuntu wese yinjira mu rusengero akagenda agasenga agataha ariko abantu bose binjira mu rusengero ntabwo ari abakristo b'itorero gusa ninjya gusengera hano kuba batista nzaba ndi umunyatorero wabo ariko se ku buryo umuntu yasambana ukavuga ngo ntazongere kugaruka none se urusengero rubamo abakristo gusa iyo yaza ariko aza ari hanze y'itorero ntabwo aba akiri umukristo yo reba urundi rusengero wigiramo gusa apfa kuba umutima we niba yarakoze icyaha ngeri cyo nemera umuntu wese yakora icyaha
afite n'umutima kuko ikindi reka icyaha cyakoreye mu bwisho nkuriya ubwo ko kazaze ngo arambarare ngo tuvuganga ngo abantu bajye baca umuco wo kudahana urumva nimba umuntu yakoze ikosa bakaba bafite ibimenyetso kandi idini ryabo rikaba rifite amategeko nibyo ngubwira ngo uko urugo rwawe uruyobora urumva niko uzasanga urw'iwanjye rutandukanye nuko uruyobora nimba ari ADPR ivuga ngo mu gihe wafatiwe mu cyaha iki n'iki ibimenyetso bikaba bihari ugomba kujya hanze y'itorero ubwo nuko bimeze nge ntabwo ariko mbibona kuko hari ayandi matorero bitaba bakanabyitaho niyo wasambana n'abarindwi n'urubanza kuko na Bibiliya iravuga ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka nyiri umurima nazaza gusarura urukungu azarutwika amasaka yahunike mu masezerano ya ariko rero ntabyo bigera mu isezerano rishya riravuga ngo umuntu nagira ute nakora icyaha mu cyaha urumva reka no kutujyana ariko tujye tureka kurengerana ntabwo ari ukurengera ariko kumuhagarika nibyo wenda ashobora kumubwira kumucyaha ukavuga ati wakoze ikosa ariko ntitwumve ko umuntu abaye igicibwa ati sohoka ariko se abaye igicibwa gute isenyo ntizuzuye mu gihugu nimba ari umuntu kuko ushaka agakiza ugomba kwiha Imana arasaba imbabazi bamusengere ababarirwa nakubwiye ngo hari indi torero ry'abana kubatiza kabiri ntabwo ndi kumuvugira wenda nuko yasambanye ushaka kubuhishira amakosa ntabwo ndi kubibazo cyo guhishira amakosa ahubwo nuko nemera ko umuntu wese ashobora kugwa mu cyaha Abanyarwanda baciye umugani ugira Imana abona umuhano kuko iyo umuntu agwanye nibwo wiyinira ukavuga ati kuzi kuko nakoze amakosa ukisa ariko iyo umuntu akugize icyigenge wigira kari akajya n'ibindi bitaraza ukabira ngewe nasoza mvuga ngo nuko Yesu aravuga ngo utarakoze icyaha namutera ibuye yunamutse bose agira ute arababura aramubwira ngo genda wa mugore we dore ukurega ntawe ntuzongere gukora icyaha ukundi mvuga ngo Yesu yaravuze ngo uzemera ibyaha byakicisha bugufa agasaba imbabazi azahabariwe mu isi ndetse no mu ijuru azazisaba abantu cyangwa azazisaba Imana agiye baba we ahubwo wowe nta nubwo reka twigendere twikomereze twigira hanze ntabwo ugomba gusaba Imana utareba imbabazi urabanza ukazisaba mugenzi wawe deni n'Imana ukabona kuyisaba niko bimeze buriya ati bose babireba ikintu imbabazi zambere akwiye gusaba wenda tugarutseho gato nuko niba ari abantu yateye inda zagende wenda bahindezo n'abakristo n'abasebeje kuko nimba itorero rikureze warangiza ugakora ibyabanye n'itorero twibaze bo n'imiseke igoroye ntabwo twe tureba iby'abandi tutabonye turabona ibyagaragaye ubwo Imana rero nireba mu mitima y'abantu Imana rero kuko ireba mu mitima ntizaruca ariko ibyagaragaye hanze bigomba gucibwa n'abantu niyo mpamvu habaho abacamanza yawemera kandi reka twigendere teho bose babireba ufite umutima wihana ugende wihane usaba Imana imbabazi kandi Imana izakubabarira rwose ikindi abantu bari kuguhagarika bere kugucira iteka kuko sibo Mana ntabwo ari kumucira iteka ko ni ukumwerekera